kwicaza abasangwa bose bakicara mu myanya yabo bateguriwe, akamenya ibyicaro by'abasaza bose, ababazi umukwe mukuru ndetse n'umusangwa mukuru agomba kubamenya. Ibyo rero iyo birangiye, abashyitsi bashobora kuba bari hafi aho ngaho ku bikingi by'amarembo. Hanyuma igikurikiraho ni ukwinjiza aba bakwe. Abakwe ni babandi baje bari ku ruhande rw'umuhungu, bose bitwa abakwe, bari kumwe n'umukwe mukuru ndetse n'umukwe. Hanyuma iyo bamaze kwinjira rero, hahita hakurikiraho gusenga. Iyo gusenga birangiye, abantu bose barongera bakicara mu myanya bari bicayemo. Hanyuma MC agahereza umwanya umusangwa mukuru, akakira umukwe mukuru, amwakiriza icyo kunywa cyateguwe. Ibirahure bibiri biza ku isiniya imwe, ndetse na cya cyo kunywa cyateguwe kikaza ku yindi siniya. Amasiniya abiri naho mbabwira muri ya video yatambutse, akaba atangiye gukora umurimo wayo uko ari abiri. Hanyuma abangaba iyo bamaze gusangira iki kinyobwa, hakurikiraho kwakira abantu bose muri rusange, abakwe ndetse n'abasangwa. Ibyo ngibyo rero iyo birangiye, MC ashobora gutanga ijambo ku musangwa mukuru kugira ngo yongere ahereze umukwe mukuru ijambo. Iyo amaze kubikora gutyo, baba bagiye gukora rero imisango yo gusaba no gukwa. Iyo amaze kwakira rero umukwe mukuru ahita avuga ko yaje inkokora zireba imbere, aje amutuye cyangwa se amutwerereye mu gitaramo amusanzemo. Ahita amuzanira inzoga imwe, aje amutwerereye cyangwa se amutuye. Hanyuma iyo nzoga ntago bayisangira, bahita bayibika. Igikorwa kindi gikurikiraho barakomeza bakaganira, ariko bakaza kugera ku ngingo y'uko umukwe mukuru afite ijambo ry'umuryango. Iryo jambo ry'umuryango rero, azana indi nzoga yo kugira ngo avugireho ijambo. Iyi nzoga yo kuvugiraho ijambo rero igomba gusangirwa, hagomba kuba ibindi birahure bibiri. Ibyo birahure bibiri ni ibyo kwifashisha barimo gusangira iyi nzoga bagiye kuganiriraho. Urumva ko bya birahure bibiri bakoresheje mbere n'ibi bibiri bibaye bine. Muri bya birahure 8 nababwiye bigomba kuba byateguwe, MC agomba kwitaho akamenya ko ibyo birahure bihari, ubwo bine bimaze gutambuka. Ikindi rero gikurikiraho ni ukugaragaza umukwe. No kuvuga ngo ubwo ngubwo baba bagiye mu misango, bakaganira, bakahuza, bakaza kwemeranywa ko bahanye umugeni. Hagakurikiraho kugaragaza rero umukwe nyirizina, ni wa musore, niwe bakura aho yarari, hanyuma bakaza agahagarara hariya imbere, ndetse n'aba bahungu baba bamugaragiye. Ibyo ngibyo rero bikorwa neza n'abasaza, ariko iyo babagejeje imbere, MC bamuha umwanya, akaba ari we ukomeza kubataka no kubataramira. Hanyuma akaza kubageza mu byicaro bagomba kuba bicayemo. Ibyo ngibyo iyo bisoje, asubiza abasaza ijambo. Hanyuma umukwe mukuru agasaba umusangwa mukuru ko yamuzanira umukazana, hanyuma akamuhesha umugisha. Iyo rero icyo gikorwa kimaze gusozwa, hakurikiraho gusohoka k'umugeni. Gusohora umugeni nicyo gikorwa kiba kigiye gukurikiraho. Iki gikorwa cyo gusohora umugeni kigomba gukorwa n'abantu bari aho ngaho bateguwe, abamwambariye barimo ba nyirasenge, ba marene, barumuna be, bakuru be, aburungano rwe, bari aho ngaho nabo bameze neza cyane. MC agomba kubimenya, akabyitaho, akabikurikirana, umugeni agasohoka ameze neza. Hanyuma igikurikiraho no gushyikiriza umugeni umusangwa mukuru. Iyo umugeni ashyikirijwe umusangwa mukuru amushyikiriza umukwe mukuru akamushyikiriza umukwe. MC aba ari hafi aho ngaho kugira ngo asobanure ibintu byose. Iyo iki gikorwa kimaze gitambuka haciye ibintu byinshi, kandi aha ngaha niho ruba ruzingiye. MC agomba kwitaho ibintu bigendanye no gutanga impano. Impano umukobwa ari buherezwe n'umuhungu, impano umuhungu ari buhereze umukobwa, impano ya sebukwe kuri buri ruhande, impano ya nyirabukwe kuri buri ruhande, ariko utirengagije ko mbere ya byose abanza kumwambika impeta n'izindi mpano zikurikiraho, ariko izo ngizo zo ziba ari ingenzi. Ibyo rero iyo birangiye, hahita hakurikiraho kwakira umukwe. Kwakira umukwe ni kuri table d'honneur. Babandi bakoze kuri table d'honneur bagomba kuba biteguye ibirahure bigeze kuri 4, bibiri bya pare na marene na bibiri by'umukwe n'umugeni, nabo bakakirwa neza. Icyo gikorwa rero iyo kirangiye, hakurikiraho kuvuga amazina y'inka. Amazina y'inka agomba kuvugwa abageni bakimara gusoza kwakirana, bamaze kwicara. Hanyuma kuvuga amazina y'inka iyo bisoje, hakurikiraho kwakira amafunguro bateguriwe. Amafunguro bateguriwe iyo asoje, hakurikiraho gusezera. Uku gusezera rero, umukwe mukuru niwe usaba gusezera, hanyuma umusangwa mukuru akamugenera akanoza ngendo. Hanyuma yamara kumugenera akanoza ngendo, yamara kugahabwa,
ubwo ngubwo hagakurikiraho isengesho. Muri video itambutse nari nabasezeranije ko nzababwira uko za nzoga zikoreshwa, za zindi twari twababwiye zigera muri 3, ariko reka mbacire ku mayange izi nzoga twateguye 3 icyo zikora. Inzoga ya mbere yakiriye umukwe mukuru, inzoga ya kabiri niyo umukwe n'umugeni banyoye, hanyuma inzoga ya gatatu iza muri izi nzoga z'akanozangendo, hanyuma 3 twateguye zikaba zibonye umurimo wazo. Murakoze rero, nagira ngo mbashimire cyane abatarakora subscribe kuri iyi chaîne yacu Umutahira TV, nagira ngo mukore subscribe, mukore share, mukore comment kugira ngo tumenye icyo dukwiye kubategurira mu gihe icyo ari cyo cyose mukeneye ibyo tubagezaho. Murakoze cyane, nge nitwa Umutahira Leonard, iyi ni Umutahira TV.